nirwe mu rugo nduhuke nanjye ndyame ndebe ukuntu mu rugo bimeze ntago nahora nza ku kazi rega gigi buri munsi wowe wahora ujya ku kazi cyakoze ndagushimiye no kuri oya nta kibazo rwose ibintu bimeze neza urakoze ku munzine hano kuko Imana warukinyibuka pasi reba muri runo rugo nta mahoro akihaba njye na nyoko twusigaye dufitanye amakimbirane basi mama mahirwe yanyu oya urakuze uri umugabo genda ushinga urugo rwawe umvire mu rugo ngiye ugende rwose nyiramahirwe ni hano wabaga ni ahangaha nabaga nonese wari waransize ni hano wiberaga ni hano rwose ni hano wumve ko nawe ariho ugiye kuba muri iyi minsi kubyumva wowe ubwo wifatiye umwanzuro ndabona wamaramaje ndabona udakeneye kumva ubwo nyine ndabona nta kindi kintu nabikoraho pe ubwo ikizakurikiraho umwanzuro n'uwawe none se musore wanjye iwanyu muri famiye bimeze bite mushiki wawe urumva ngewe nakeka ku kazi namubonye nk'inshuro nk'ebyiri ari ahantu gutya ariko uyu muntu wamufasha ibintu ntibishobora gukira ariko ngiye nshaka kumenya undi situwasiyo byari bimeze bite byatangiye bite ese mubayeho mute mbese unciremo muri make uko umuryango bimeze mushiki wanjye rero kuri mureba nawe baramuroze ariko bamuzize ubwenge buriya afite ubwenge bwinshi nawe twabanaga ababyeyi bacu nyuma yo kugenda niho twari turi kumwe kuko n'ababyeyi bacu nabo barabaroze nabo barapfa baragenda baradusiga ubwo rero niwe nari nsigaranye tubana gutyo bazana kumuroga bamuzize ubwenge urumva njya mu bibazo nta kazi nta icyo kurya ntacyo nawe afite icyo kibazo uburwayi bwo mu mutwe areba kumusiga nacyo nanone ni ikibazo ubwo rero nibwo naje kubyuka mu gitondo ndamubura nsanga yagiye bityo naje kumubura ndashakisha ahantu hose mu baturanyi ndamubura neza ndaheba ubu ngubu numvaga atanakibaho shaka igi uzi ibintu byambayeho burya horaga ukambaza ngo mba mbona ngo urumva nanjye nkajya ninyuza hirya no hino meze nk'umuntu nyine udashaka kubivugaho kubera ko nyine nabonaga bitarajya mu murongo mwiza ngira ngo mbanze ndebe aho byerekera ariko ubu ngubu mba ndi mu mazi abira byaranze neza burundu pe byabaye bibi cyane byabaye bibi makuza ibintu yankoreye mva ntako ntageze ngo muganirize nta kuntu ntageze ngo mwiyegereze urabizi ko twabaga turi kumwe buri gihe nakoraga akazi neza ngo ndebe nta kuntu ntageze mbese ngo tube turi kumwe wahiye washyushye watokombeye uzi ko byarangiye se ngo yabonye akantu ngo basigaye bakundana kagatinde ntaza aho kavuye nyine mbese sinabona ukuntu nkagusobanurira kameze nabi ukuntu ariko kabi nyine kabi ngo yabonye akandi kagatinde nta nubwo ari n'umukobwa nibura wowe akantu k'amafuti bivuge ngo akantu k'amafuti mbese ngo sinabona ukuntu mbigusobanurira kadashobotse ni akahehese sinzi yagatoraguye mana ukuntu kameze ubundi sinzi n'ukuntu nabikubwira ni akantu kabi kameze nabi kagatindi kagasa ariko nuko nari ngiye kubivuga ariko ntabwo ibyo bintu bivugitse ariko nakabaye mbivuga ubundi mu izina ryabyo nkakumvisha ukuntu kameze we nese ikibazo ndi kumva yakunze umwana wo mu bakene yakunze uvuga ngo mu bakene gusa se wamurwayi wo mu mutwe ngo umurwayi wo mu mutwe ndacabireke
cyangwa ni uko utamukunze se cyangwa afite ikibazo cy'uburwayi aha ko nawe uzamubonara gusa yazashira igihe atamutweretse ugira ngo kuko nkurikije ukuntu bimeze mama we yajyaga anganiriza akambwira ati mwana wanjye ugiye wegera iwabo ari we bashyize imbere nari ndi kwibere kuri nyina nari ndi kwibere ariko nyina nta kintu kimbaza nta kinganiriza mbona atagishaka kundeba nyine nahise nkomfurima ko ibyo namenye ari byo kuko narabibwiwe maze kubibwirwa nanjye nkora ceka ndagenda ndamubona ukuntu ameze namubonye gigi agahinda kakwica gutinyuka akanyanga najyaga mbikubwira gutinyuka akakwanga najyaga mbikubwira umpisha ucaho ngo ufite amabanga ngo uri kumpisha ngo uri nkakubaza ukampisha ibintu tuba twarabitangiriye hakiri kare niyo mpamvu nashaka kubivugaho nyine numvaga tuzaganira gake gake nk'abantu dufite amafaranga turi ku rwego rumwe byerekana amakuza ndetse wowe wabonaga afite urukundo rumwe njyewe n'amakuza turi kuri rev imwe ntabwo siniyumvishaga ko akiri muzima buriya byanunguye cyane niyo mpamvu nkomeza kubashimira rwose Imana ikomeze kubaha umugisha oya nta kibazo urumva ntabwo uko biri kose mu Rwanda ntabwo umuntu w'umunyarwanda ugira umuco ntabwo ashobora guca ku muntu rwose ukeneye ubufasha ngo buriya ananirwe kumufasha rwose ni wo muco ndetse nawe ntabwo njyewe nabikoze kugira ngo muzanyiture ni ukugira ngo just nawe ejo n'ejo bundi utazahura n'umuntu ukamucaho gutyo gusa kandi hari ubufasha washoboraga kumuha rero hariya ahantu uburyo nabonyemo mubayemo ari ahantu mpamvu nanakuzanye hano mu mujyi nabonaga n'ubundi nta hantu tugusize ntabwo urumva twari turakomeza gufasha sister wawe kandi wowe ukiri hariya ukiri gusiragoringa n'ubuzima gusa naravuze ni rero reka n'uyu mwana mbe mwiyegereje imiryango ihure mube muri kumwe urumva nimba ari mwebwe mwari musigayeyo mwenyine ubwo se niki kitubwira ko wowe batari barakuroga nimba kuko uko wabimbwiye uko story wayimbwiye reba guhera ku babyeyi bawe kugira ukagera kuri sister wawe mbese wowe nk'Imana yakurinze yabaye ikikurinze ubwo rero tugomba kubafasha mukabaho ubuzima bwiza hariya hantu iwanyu hakeneye kuvugururwa ntabwo hazahora hameze kuriya sinzi icyo ubitekerezaho wenda sinzi hari ikibazo se umuntu ahavuguriye kariya kazi akagahindura tugasubirayo oya niyo mutasubiraho umuntu agashaka ikindi kintu mukora ariko kariya kazi n'ubundi urumva ni ak'umuryango wanyu wabasigiye buriya hariya ni nk'ubuturo bwa data banyu ubwo rero hariya ni ku ivuko uko wagenda kose ugomba kuhashyigikira niwe uzateza imbere niwe uzatuma mbese umuryango ugumana icyubahiro cya hariya tuvugururira twavugurura rwose urumva umuryango wacu bafite amafaranga nta kibazo kirimo kampani nkoramo ni iya muzehe wanjye rwose ntabwo ari wowe wa mbere twaba tubikoreye cyangwa uwa kabiri buriya ugira neza ni amaraso adutembamo mu muryango rwose ntabwo ari ibintu umuntu aba ari guhata muri abantu mwiza rwose Imana ijye ibaha umugisha nta kibazo numvaga ko nyine abantu bari kuri rev imwe dukwiriye kumvikana tukajya mu murongo umwe numvaga adashobora gutekereza kujya ku muntu nk'uw'amafuti umubonye agahinda kamukwica rero iyo kuvuga ngo umuntu w'amafuti wirengagiza amarangamutima y'umuntu ariko amarangamutima y'umuntu w'umusore mwiza nk'uriya ufite amafaranga akifata akajya kureba umuntu erega nawe wararengera wacanganyukiwe uri inshuti yanjye reka njya kugira inama ntaciye ku ruhande nawe wararengeraga arengeraga se gute narabikubwiraga njye ariko nabonaga turi mu rwego rumwe sinzi buri kanya urashaka kwikubana nawe urashaka kumwereka buri kimwe cyose ntabwo wumvaga udashaka kumurekura n'akanya na gato none ariko kumurekura gute kandi mukunda nashaka ko tuba turi kumwe nyine nawe uri bize nawe ukaza akakwishakira arabinyeretse nanjye umuhaye buri kimwe cyose umwanya wawe wose umwimariramo uramusarira abantu bose barabibona none se arabinyituye pe ariko nyine ndakubwiye ngo uzabanze uri umuntu yatsimbuje basoza uzaba umuntu yatsimbuje ariko ibaza umuntu yamutoraguye ngo mu muhanda sinzi yamutoraguye mu muhanda
yaracanga agira iwawe se ntumbaze banza naho ntaho eh banza naho ntahafite nese umuntu yatoraguye mu muhanda ubwo yari afite iwabo mutora mu muhanda hanyuma se nyoko uko babivuga heki mabukwe nta kivuga yaracecetse banza nawe yaratangiye kujya mu murongo mwiza ukwemera umukazana uwuhe mukazana se wowe se cyangwa ubwo konge se ndacyavuga kuko mana yanjye uwo mutindikazi nazi bamutoye bigeze naho se kwa nyoko bukwe nabo bahitamo guwa baramukuze niba bibumvishije nakomerewe none se makuza niba yamuberetse akababwira ko ari we ashaka umubyeyi yarenzaho iki usibye kwiyakira nyine ugafata uwo umwana akweretse ubu nanjye nyine ntangiye kugenda ntuza gake gake ariko ntabwo mbyumva ukuntu niyo mpamvu ejo bundi wavugaga ngo ufite ibibazo byinshi sibyo ahubwo nari ngiye no gusara urabuzeho gato ugasazwa no gusara kwanze nuko anyanze nyine nese abasore bakwirukanka ko ari benshi umusore uri kuri levo yanjye nk'abakuza n'umwe se niyo hari n'abamurenzaho bakwirukanka makuza sinzi ko manumva yambaye okay reka ibyo ngibyo mbyemere urashaka makuza ashaka undi abamurenzaho nabo ntubashaka shaka makuza ariko ushaka makuza hanyuma nyuma y'uko umaze kubona ko ahisemo undi na nyoko kuko amaze kumwemera ndetse uciriritse kurusha wowe ako Nyiramahiri waje gukira gute koko ako si ibyo bintu muba muvuga gukira ubundi usibye kumva ngo baramvuje ngo ndakira mu by'ukuri ubundi byagenze gute nari indwara iki ibaze ko n'ubu mba nari kubyakira neza ntabwo mba ndi kubyemera Imana ikora ibitangaza none se byagenze gute buriya rero bari barakuroze bashaka kugukurikiza ba data na mama ngo nawe ugende nuko sinzi Imana niyo yakoze ibitangaza bari barakuroze ako abantu ni abagome ubu bashaka gukurikiza data na mama ubu se pasi ngiye bampuraga ubu ntabwo ariko ukuntu wirirwa mubitagura nkagusiga nazasanga wagiye uriye ibiti wagize ibyo ngiye ntabyo nzi ahubwo cyo nibaza byibuze waba waramenye ikintu bampuraga kuko sinumva ikintu bampuraga ikintu bagoraga uko wari ufite ubwenge bwinshi ubu mu rusisiro hose n'igihe wari ufite ubwenge bwinshi ku buryo bavuga ngo ababyeyi bacu bamara kubaruga ko bari abatunzi ubwo rero nawe niwe wasaga nkaho usigaye ku muryango usigaye ku mitungo ubwo ngewe nasaga nkaho ndi muto n'ubundi barakuruga bavuga ati n'ubundi babitware ni ukuvuga ko baje kubuguze buriya ufite ikibazo cyo mu mutwe bibaye bya wa mugani njya numva koko ngo abagome ngo ntibagira konje mana bariya bantu uzabahemba ikibakwiriye cyakoze reka nkubwire rudomo reka mbikubwire n'ubundi turi hano twenyine ntabahari uyu muryango Imana izawuha umugisha uzi ko mba numva bavuga ngo baramvuje nubwo ntabyibuka neza ariko ikigaragara cyo niba barafashe umwanzuro wo kumvuza nawe bakagukura hariya mu cyaro ni ukuri uyu muryango Imana izawuha umugisha pe Imana izawuha umugisha pe kubera ko bakoze ibikomeye nk'Imana yabakoreyemo ni nk'Imana yabakoreyemo pe ariko reka nkubwire bajya bavuga ngo irizaba imbuto ntirirumba wasanga hari impamvu Imana yabohereje mu buzima bwacu icyo dusabwa ni ukwitwara neza urabibona ko tutari iwacu tugomba kwitwara rero nk'abana bari mu wundi muryango tukagira ikinyabupfura ababyeyi bacu badutozaga rwose tukababera abana beza ko nabo batubereye ababyeyi beza uyu muryango niba ubibona utwitaho kandi uduha buri kimwe cyose dukeneye Imana rwose yakoze ibikomeye uzi ko nendaga kuzasara neza cyangwa yiyahura nanjye nkagenda nkavaho ko ntabwo nabyumvaga neza pe ntabwo se uburudomo wari kwiyahura koko ubu koko nkaba nsigaye nduye umwe wenyine kuri iyi si ndetse ko nari narakubuze warancitse nawe uragenda cyakoze ko Imana yarakuyoboye ukongera ukagaruka
ni ya mana itureberera kuba warongeye ukagaruka. So warabitekereje uranyibuka neza, uravuga ati musaza wanjye uri hari ahantu umaze gukira. erega nk'uko wabivuze, niba ari koko nanarwaye nubwo ntabyibuka ukuntu narwaye nuko byatangiye nuko byagenze, nari nkuze. Ibyo nibuka ko nari mukuru mu ngereranije. Rero ntabwo nk'uko wabivuze bamuye ubwenge, ntabwo umuntu nyine ubwuze ubwenge yayoberwa ahantu yaciye cyangwa se ahantu yakuriye. Ushobora kuhayoberwa wenda ukirwaye gutyo ukiri muri ubwo burwayi buremereye, ariko nyine uko iminsi yagendaga ishira, niba ari imiti bampaga, niba simbizi, ariko uko iminsi yashiraga hari ukuntu nagendaga numva nibutse nk'akantu, nkibuka nk'ahantu nanyuze, nkibuka nk'ukuntu mu rugo hameze, nkibuka nyine nkagenda nibuka buhoro buhoro. Meze neza? So wumva ushaka no kunyura utanansuhuje? Nyine mumbabarire ntabwo nabishakaga. Ugiye? Ngiye hariya hejuru. Ntabwo nanjye kuremo hariya mu cyumba. Ugiye mu cyumba cyo hejuru? Okay, ko ujya ushaka umwanya tunaganira, urumva nubwo mpora ngenda ngo ngaho kuwa mbere nagiye, se no muri weekend koko ntiwanshakira n'umwanya tukaganira. Kuganira se? Mba numva nta hantu nyine. Ariko ntukantinye, iminsi yose tumaranye wowe wumva ukinyishisha. Ntabwo ari ukukwishisha, nyine ni uko mba mbona muba mudafite umwanya. Umwanya uba wabonetse muri weekend, uzajya unyura unsuhuze, dusangire ka cyayi, tuganire, tumene habiri. Dusangire ka cyayi? Hariya muri dining se kaba gahari, cyangwa ka kofi, byaterwa n'icyo ushaka, cyangwa ukunda amata. Byose ndabikunda. Twasangira rwose bya mu gitondo nta kibazo, tukaganira muri weekend. Niwo mwanya umuntu aba abonye, igihe cyose bizinesi zaradutwaye zadushurije imitwe, umuntu ntatitekerezaho, ariko wagire umwanya rwose tukaganira, nkamenya ayo makuru maranye icyumweru, ukambwira utuntu twa hariya, ukambwira utwa hehe, sibyo? Nyine mba nanga ko mama tubona turi kuganira akarakara, kandi ntabwo mba nshaka ko mama arakara. Oya mama nta kibazo rwose, ni ibintu agomba kumenyera, akamenya ko nyine abantu bagomba kubana bisanzuranyeho, sibyo se? Nizeye ko ubutaha rwose uzajya weekend ikurikiraho ukambwira nkaza tugasangira ka cyayi. Ubuse njyewe naza nkakubwira ngo tujye gusangira kuko mana yawe. Upfa kutajyaho gusa nyine utambwiye, ariko tugahurirayo basi nta kibazo. Ariko niyo wanambwira, si ufite nomero yanjye se? Wanyuriza message. Ntabwo natinyuka kuguhamagara keretse ari ikibazo ntigize gikomeye. Nta kibazo, kuki wumva se ko ibintu ntabwo ari intambara? Hano mu muryango turi kumwe, turi abavandimwe, tubana mu rukundo, nta bintu rwose, nta kibazo kirimo kuba twakwicara tugasangira, tukaganira, tugasabana muri weekend none. Sibyo? Nibinyemereye? Kubutaha nyine umva ko hari akantu mama yaramye hano hejuru. Ngaho ugerayo. Utajya kukazana atanegeza. Ariko ngiye n'ubundi hari gufata ka cyayi ngo n'uba atagafashe waza tukagasangira. Nzanire mama yaramye hano hejuru, ariko ngende nanyweye icyayi. Sawa sawa.
amahirwe rero kubona iminsi ishize turi kumwe tubana muri iyi nzu n'ababyeyi na musaza wawe. Kuri iyi minsi hari ikintu rwose ngiye yansigiye ku giti cyanjye. Buriya bwa mbere nkunyuraho bwa mbere ngiye ku kazi bisanzwe nyine ndasi umuntu koko uyu muntu bimeze gutya bimeze gute, numva nyine binkoze ku mutima. So ndagenda ariko ntabwo iryo joro ntabwo nagohetse, ntabwo ntekereza uriya muntu buriya noneho ngiye ko ndyamye aha ngaha buriya we ari hanze koko agira haba se. Noneho umunsi wakurikiye ngiye nasubiye ku kazi ngenda bisanzwe n'ubundi muri za karitsiye n'ubundi ndahakubona. Hari ukuntu umuntu yamufasha koko akamera neza. So rero ubwo nahise mfata umwanzuro, wenda we ntabwo ubyibuka, ntabwo wari muri state nziza ibikwemerera, ariko nahise mfata umwanzuro nawe uyu muntu ngiye kumufasha. Ariko nkaguma numva n'ubundi mu mutima wanjye harimo ikintu kinganza kinsunikira nyine kugufasha ukamera neza, ko narabibonaga ko ubaye umeze neza udafite icyo kibazo waba uri umuntu mwiza w'igitangaza rwose. Kandi ko ndareba uwo nkabona ntaribeshye pe, ntaribeshye, umwana mwiza w'imico n'imyifatire rwose. Ngewe iyo minsi yose ishize, amezi ashize tubana hano, kimba numva muri njye narahindutsemo undi muntu, kandi numva nkufiteho umugambi. Ubuhe mugambi zuko? Numva rwose mu buzima bwanjye sindabikubwira gute kugira ngo byumve. Numva udakwiye kuva mu buzima bwanjye. Ntabwo mbese nshaka kuba muri ubu buzima. Nabyumva. Ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kumbwira. Njye nyine nakubwiye umunsi wa mbere wonyine nkikubona, ntabwo nahise mva mu byanjye, ntabwo naraye hano ntabwo uburiri bwiza habiki, ariko numvaga nta mahoro mfitiye muri ubwo buriri. Aho nkuzaniye utangiye rwose nibwo numvishe umutima wanjye usubiye mu gitereko, nkubona ugenda woroherwa, Imana igenda igukorera ibitangaza rwose. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu rwose ndagukunda. Ese kunkunda ushaka kuvuga ni gute? Cyewe sinzi wenda uko ubyumva, sinzi nimba wenda byakugora, kandi njyewe numva rwose ubyemeye twazabibwira n'ababyeyi bakabimenya rwose ko njye nakwishimiye, ndagukunda, mbona nta wundi mukobwa nkeneye mu buzima bwanjye, ni Nyiramahirwe wenyine. Ndumva njyewe sinzi icyo nakubwira, gusa ibyo bintu si ubwo Mana yanjye. Ndumva ko nta kibazo nyine, reba nawe igihe cyose tumaranye, kuko icyo ni ikintu cyaba kigutunguye. We ntabwo ibimenyetso wabibonaga se? Ntabwo nagendaga ubona nkozaho n'ijisho ngira gute, ngerageza kugufata neza, wenda nubwo utabaga n'ubundi wisanzuye ngo wumve ko ari ibintu bisanzwe, ariko ngewe naragukunze pe, ndabikubwiye.
kandi tugomba kubibwira ababyeyi bakabimenya ntibabigireho ikibazo. nyine kunkunda sinzi wenda ese umuhungu wanjye byagenze bite noneho ko dukoranyije aya masaha hano muri uruganiriro utadaherukaga kubikora? ubundi wowe ndakuzi, iyo ukoze ibintu nk'ibi ngibi hari ikintu gikomeye uba ugiye kutubwira, ahambwira iki kintu gitumye dukoranyiriza hano aya masaha na nyoko n'uyu mukobwa. Papa urakoze, urumva iminsi ishize ni myinshi, urabizi ko wa mugani tubonana gake na gake, urabizi ibintu bya bizinesi ni hasi hejuru gutya gutya, kubona umwanya nk'uyu nguyu biba bigoranye, ariko iki cyari cyo gihe ngo n'imbere y'umuryango twese duteraniye hano ngira icyo mbabwira. Twicaye hano twese duhari, iminsi yashize mama wanjye yagendaga ambwira ati ese muhungu wanjye akazi biragenda, numva nyine ni impuhwe z'umubyeyi, ariko kumva n'ubundi arampangayikiye, ariko mama nagiraga ngo mbabwire ko nyine buriya narakuze, ntabwo ari ngombwa ngo mujye mukomeza mu mpangayikire rwose. ngiye mba numva iyo papa yangiriye icyizere akandagiza imitungo nk'iriya, kandi koko nkayihagararamo nemye, aba yarantoje neza, abona ko ngeze muri cya kigero nyine adakeneye kundeba ijisho buri jisho ku rindi, ankurikiza ijisho ngo amenye aho ngiye. So rero duteranye nk'umuryango, iki cyari cyo gihe ngo nsubize bya byifuzo byanyu mwajyaga mwifuza munyifuriza byo gutera imbere, kwaguka, ndetse no gukomeza gusigasira umuryango wacu. So duterane hano imbere y'ababyeyi, nagira ngo mbabwire ko nk'umuryango twicaye turi kumwe twese, uyu mukobwa Nyiramahirwe mureba hano ndamukunda. Yampaye